ugasanga umuntu ni umukire ariko ntashobora kuba umusirimu, ntabwo byari byemewe. Ugasanga umuntu arafite ariko aho kugira ngo atange ararira. Ni hahandi wanga guhemba umukozi wo mu rugo waza ku rusengero ukitanga miliyoni kandi uwo mu rugo umufite mu ideni. Nawe ngwino hano noneho aba bavandimwe murababona ni ibigabo kweri, siko koko umuntu yireba akabona ari murakoze. Satani ari nawo mwuka w'abakarudaya mu itorero utuma mudaca karande, abarangira gusa uruhande rw'intambara muterwa na Satani. Mu nyumve, uwerekwa yerekwa uburyo bakoroze, uwerekwa abona ifoto yawe batwaye, uwerekwa abona abapfumu umuturanye. Nta urerekwa ngo ahindukire arebe mu by'Imana igambiriye kukugirira. Barerekwa bakakubwira uti Satani agiye kugukorera ibi. Nibyo mwarebye kwa Satani, ariko ongera uhindukire. Hindukire. No kwa Satani ko ari ibyo, mu Mana ho hari ibiki? Uko bimeze biti? Iyo ko ni ibirere bitatu by'ubuhanuzi. Ikirere cya mbere ni ikirere rusange umuhanuzi ahuriramo n'umupfumu. Ibyo umupfumu yagukorera n'umuhanuzi akabikora, ibyo umupfumu yakubwira n'umuhanuzi akabikubwira, ibyo umurozi yakoze byose umuhanuzi akabikubwira yarebye mu ruhande rw'umurozi. Noneho hakaba n'ikirere kindi cyo mu migambi y'Imana. Mu kirere cy'imigambi y'Imana, mu kirere cy'imigambi y'Imana nta burushyi bwawe burimo. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta marira yawe ahari. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta mubabaro wawe urisha. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta gisuzuguriro kikuriho. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta gukena kwawe kuriyo. Mu kirere cy'imigambi y'Imana ntabwo ayo marira ariyo. Brother, ntayariyo Imana iguha umugisha wo mu kirere cyayo. Imana iguha umugisha wo mu kirere cy'Uwiteka. Imagine umuntu uri mu Rwanda kuri telefone agasengera umuntu uri muri Amerika akamubwira ngo Imana yanjye ntiyemeye kwapfa. Bigenze bite? Ari mu kirere cy'Imana. Asante mama warikiwe. Ibyo bintu rero umukarudaya byicisha liturujiye. Mwamba bariya kamuka kumva cyane. Icyo kirere umukarudaya cyicisha liturujiye. Ajya kuvuga uti mu idini wanyu ibintu babyemera. Mu muryango w'iwanyu ibyo ntibyemewe. Kwaso ninde wigeze aho ugera? Karitsiye utuyemo ninde wagusura? Ubuzima bwawe ninde wagukunda? Ni muri mwe. Wicara ku ntebe ukiga n'ukuri ukagira ubwenge ugatsinda ibizami, ariko kugira ngo umusaruro w'ibyo wize ugerweho ntibivamo. Ikintu uhita ukora ni iki rero? Uhita ufata bya bibazo byose uzufite, kimwe ukagifata, fataho n'ikindi ukagifata, uza ku Mana umeze ute rero? Urabikurura mu nkurure ntimunyemerere kugenda. Dore uko abakristo bameze. Urakurura kwa sogokuru bagakurura, wakurura kwa so wanyu bagakurura. Kubera iki bagukurura? Wowe wababonye uri kubareba, sibyo? Urakurura bikaza. Kandi mureke mbabwire, nta muntu ugira ikibazo na kimwe kimworoheye. Bundi ikibazo umuntu afite kiba kimuruta. Niyo mpamvu utaragikemura ngo kiveho. Niyo mpamvu utaragikemura ngo bikunde. Barakuvuga ukaza gusenga uti bamvuze. Juste ni ibinyine. Ngewe ubukene mfite tugende. Ntabwo wibuka ko hari isezerano na rimwe. Kandi ukiri hano. Hana ukiri hano bwa mbere. Munyumve ndashoje. Bwa mbere nta ugura umwenda ngo awumane kugurira kuwambara. Niba ufite intego, sorry gato, niba ufite intego yo kugura umwenda, uratekereza Imana yo nta ntego yo kukurema? Imana yo uratekereza nta ntego yo kukurema? Munyumve,
kuki impfu wazisimbutse wasimbukiye gukora iki? Byanze bikunze kirahari, nubwo utakizi ariko kirahari. Ongera ugaruke, sura intekerezo zawe. Kubera iki waje gusenga? Nuko wabonye umwanya se? Hari abandi bari bawubonye ariko bataje. Byanze bikunze kirahari. Barakumenya icyo ko hari impamvu uriho. Hita usura Imana. Uri mu bibazo, yisure uyibwire ngo uri Imana ishobora byose. Erega kuba warabuze inzira Imana inyura mwiza ntibisobanuye ko itazaza. Impamvu wazibuze wowe uhagaze aho zitaba, ariko impamvu Imana izaza ihagaze aho inzira ziri. Ikintu ukora ni iki? Ikintu ukora ni iki? Subira hashize. Subira hashize. Nakubwiye ngo intambwe ya mbere utera kugira ngo karande kuveho nuko ushaka ko ikuvaho. Iragufasha yo kwa sogokuru. Kandi iyo uri gusenya igicaniro kimwe uhindukirira ku kindi, uhindukirira ku gihari. Iyo ushaka gusenya Bayali uyivugira kwa Shera. Iyo ushaka gusenya Bayali uyivugira kwa Shera, ubwazo zikiteranya. Ikibazo giha amateka y'ikindi. Paroni yeretse mu Kristo imirambo y'abapfuye, n'abakristo niko bagenda. Burya umuntu ukwereka umurambo aba yatinye kukwica kuko afata ibyo yishe kera kandi akabikoreka wowe ukiriho. Ariko ndanezerewe baroko, ndanezerewe we. Reka kankavuge nsoze. Bwa mbere, Imana ishobora byose niyo Mana yacu. Sogokuru agufata ntabwo yarahiranye n'Imana ishobora byose. Ubukene bugufata ntibwazanywe n'Imana ishobora byose. Banza ufata Imana noneho uyiharire. Gifata uyigira iyawe. None numara kuyigira iyawe ibibazo byiyegereze. Vuga uti mfite Uwiteka, mfite Imana, Imana iramfite. Umva umunyashuramukazi yaravuze ngo mfite umukunzi wanjye, n'uwanjye kandi nanjye nduwe. Aravuga ngo aranzi nanjye ndamuzi. D'abord, mbere yo kumenya so, mbere yo kumenya ibibazo, banza umenye Imana. Daniel yavuze ngo iki? Yavuze ngo abazi Imana yabo, abazi Imana yabo. Iyo yatumye bakuzinga si yawe, iyo yatumye bakuroga si yawe. Fata Imana uyigire iyawe, yizana uyigire iyawe. Niba yivuga wumve bayivugira wowe, niba yikunda wumve bayigukundiye, niba yikorera wumve bayigukoreye. Fata Imana bikemu, ntabwo ari iya papa wawe, ni iyawe personnel. Imana nibi yawe iratandukana n'iy'u Rwanda, ibi yawe personnel. Iyo uyigize iyawe ihita ifata ibibazo byawe ikabyambara, nayo ikabigira ibyayo. Musubire mu byimba.